tugiye kwiga ikigo cy'uyu munsi kivuga ngo igitero gikaze ku buturo bwera. Igitero gikaze ku buturo bwera. Reka dusenge Imana. Imana nziza, Imana ikakugira neza kwinshi, ndagushimye ndaguhimbaje icyubahiro kiri cyane. Ndakwingiza ubwo tugiye kwiga igitero gikaze ku buturo bwera, ndakwingiza kugira ngo duhe ubusobanuro butuma twunguka ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu. Amen. Badusomeye isomo riboneka mu Kuva igice cya 25 umurongo wa 8. Kuva igice cya 25 umurongo wa 8. Ni isomo rigufi. Tugiye kubanza twige muri makeya cyiciro cy'ubuturo bwera n'icyiciro kinini cyane, ariko tugiye kukiga iminota mike cyane. Ndakora overview y'ubuturo bwera, imigabane yabwo, noneho turebe n'igitero gikaze kuri buri mugabane wose w'ubwo buturo bwera, ndetse n'igitero gikaze uburyo cyataka ubuturo bwera mu mitima yacu. Kuva igice cya 25 umurongo wa 8 haravuga hati, bandemere ubuturo bwera muri hagati muri ni igisubizo cyoroshye ngiye kubabaza. Ukurikije ano magambo dusomye hano, Imana itegeka Mose ngo bandemere ubuturo bwera, yari igamije iki? Muri hagati muri. Reka dusome muri Matayo igice cya mbere umurongo wa 23. Matayo igice cya mbere umurongo wa 23 haravuga hati, dore umwana azasama inda kandi azabyara umuhungu, azitwa Emanueli, bisobanura ngo Imana iri kumwe na. Birahuye. Ubuturo bwera ni Yesu. Yohana 14 umurongo wa 3 Yesu aravuze ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo. Mutireke ijambo rivuga ngo ni inzira. Tatugarukira aho ngaho inzira. Yesu aravuga ngo ni njye nzira, ukuri n'ubugingo. Zaburi 27 umurongo wa 13 aravuga ngo inzira yawe Mana iri mu buturo bwera. Uhuje iyo mirongo, ubuturo bwera bwerekana nde? Yesu Kristo, Imana iri kumwe nawe. Reka twibuke uko byakurikiranaga. Ubuturo bwera twaheraga ku gicaniro cy'ibitambo, igikarabiro, aho ni mu rugo, tukagera ahera hari ameza y'imitsima 12, tukagira igitereko cy'amatabaza, tukagira igicaniro cy'imibavu, tukajya ahera cyane hari isanduku y'isezerano. Isanduku y'isezerano ikabamo ibintu bitatu, yabagamo ibisate bibiri by'amategeko, ikabamo urwabya rw'amanu, ikabamo inkoni ya Mose yarabije ururabyo. Hari icyo bisobanuye mu buryo bw'umubiri. Igicaniro, ubuturo bwera bufite ubusobanuro nka Yesu Kristo umucunguzi w'abanyabyaha. Nanone ubuturo bwera bufite ubusobanuro bw'inzira y'umunyabyaha agera ku gakiza. Umunyabyaha iyo yemeye igitambo cya Yesu Kristo, ubwo turi ku gicaniro cy'ibitambo, iyo yemeye igitambo cya Yesu Kristo akihana ibyaha bye, ajya mu gikarabiro, umubatizo. Yamara kubatizwa akajya ahera cyane, akajya ahera akaba imibereho y'ijambo ry'Imana buri munsi, ubwo ari ku meza y'imitsima 12 kandi akabwiriza ijambo ry'Imana. Icyo ni igitereko cy'amatabaza, akabera ab'isi umucyo kandi akabaho imibereho isenga, ubwo ari ku gicaniro cy'imibavu. Uwo muntu iyo aba ariyo mibereho ajya ahera cyane, akagira amategeko y'Imana mu ntekerezo ze, kandi akazajya ahabwa ubugingo buhoraho ariyo mpamvu ishushanya umubiri wa Yesu Kristo. Kandi ikindi ku mateka aheruka, hari ikintu abantu batswe, mwene muntu yatswe kubera icyaha, ubutware. Azongera ahabwe inkoni isobanura ubutware. Ikibazo ni gute ubuturo bwera ari umugambi w'Imana w'agakiza? Icyambere, nimubireba ukomeze gutya, muzi ubuturo bwera, muzi umusaraba. Ikindi, nimureba neza ahantu hose kuri buri mugabane w'ubuturo bwera, Yesu yagiye ahabwa amaraso. Yapfuye bamutowe ibiganza,
icya kabiri yapfuye aturutse umutima. Ubuturo bwera ni Yesu Kristo we nzira y'umunyabyaha. Ikindi nanone Abisirayeli Imana burya yabayoboraga ikurikije inzira y'ubuturo bwera. Nusoma kuva igice cya 12 ukageza igice cya 20 ni ubuturo bwera. Ku gice cya 12 Imana mbere y'uko ibambuka yabanje kubabwira ngo bajye ku gicaniro cy'ibitambo, irababwira ngo barye umwana w'intama basiga amaraso mu kumangiro by'umuryango. Umuntu wabikoze ntiyigeze ariko bamaze kurya umwana w'intama bakizwa ari amaraso amaze kubakiza, bambutse bava muri Egiputa, Imana ibarokoye Egiputa, nuko bajya i Kanani. Nuko Farawo ashatse kubatera abakurikiye, Imana ibanyuza mu nyanja itukura mu mazi. Pawulo yaravuze ngo Abisirayeli babatirijwe mu nyanja icyari ku gikara. Ubu bageze ku gikara, bageze mu butayu igice cya 15 cyo kuva. Abisirayeli Imana yabahaye bashonje ibaha mana, kandi ikindi gice cya 16 Imana yababwiye yuko ari ubwoko bw'umwihariko budasanzwe kandi kibatoranyije mu isi kugira ngo babashe guhamiriza abanyamahanga bakikije Imana bambiye. Ubwo bari igitego cy'amatabaza. Kandi icyo Imana yari ibabwiye yuko mbere y'uko ibaha amategeko yabwiye Mose ngo abo ngo nibitunganye kugira ngo babonane n'Imana. Ubwo bari ku gicaniro cy'ibibavu. Kuva 20 Imana yabaye amategeko y'Imana 10. Ubwo bari ahe. Nujya bakora mu butumwa bwiza, nureba ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, Mariko, Luka ndetse na Yohana, buriya butumwa bwose bari bune buvuga igitambo cyane cya Yesu Kristo, buvuga igicaniro cy'ibitambo. None ibyakozwe n'intumwa bivuga kubatizwa n'Umwuka Wera, bivuga kubatizwa na Mwuka Wera. Ubwo bari ku gicaniro ku gikara. Wava mu Baroma kugeza muri Yuda, hatubwira ibijyanye no hatwigisha uburyo tugomba kwiga Bibiliya, gusenga ndetse no kuba abahamya b'ibyo twizeye. None ibyahishuwe bikatubwira uburyo amategeko y'Imana agomba kwigishwa kandi akitonderwa, kandi ko abayitondera bazongera guhabwa ku giti cy'umugisha. Yesu ashimwe. Wize neza ukareba neza ibyatsi byera, Bibiliya yose ni ubuturo bwera. Nawe yaravuze muri ibyo byose aravuga ngo kuri buri murongo wose w'ibyatsi byera muri Bibiliya, nta murongo n'umwe muri Bibiliya utavuga insanganyamatsiko y'agakiza k'umuntu. Buri murongo wose uzenguruka ku nama y'agakiza, ukuntu umuntu yakongera kuba umukiranutsi. Iyo migabane yose y'ubuturo bwera hari igihe cyageze igabwaho igitego. Hari igihe cyageze igabwaho igitego, ari nayo ikibazo cyacu gishingiye. Musome Daniyeli igice cya 8. Daniyeli igice cya 8 ndasomere ku murongo wa 8. Ndatanga ubusobanuro bw'amagambo gusa ajyanye n'icyigisho. Ibi ntabwo ndi gutanga ubusobanuro bitewe n'igihe. Umurongo wa 8 kugeza ku murongo wa 14. Daniyeli igice cya 8 umurongo wa 8 kugeza ku wa 14 haravuga isekurume y'ihene igira imbaraga nyinshi cyane, imaze gukomera iryo hembe rinini riravunika. Mu cyimbo cyaryo hamerera andi mahembe ane agaragara cyane yerekeye ibirere bine byo mu ijuru. Kuri rimwe muri ayo hashamikaho agahembe gato karakura cyane, kaba rinini ryerekeye ikusi n'iburasirazuba n'igihugu gifite ubwiza. Rihinduka rinini rigera mu ngabo zo mu ijuru, ndetse ingabo zo mu ijuru n'inyenyeri zimwe ribijugunya hasi rirabyibanga. Nuko ririkuza ndetse ryireshesha n'umugaba w'ingabo, rimukuraho igitambo gihoraho. Iryo jambo mukomeze kwitindaho, rimukuraho igitambo gihoraho
umurongo wa 14. Arabasubiza ati bizageza iminsi 2,300 uko buceye bwira nyuma ubuturo bwera buzabonekeza. Hano ndagira ngo twibuke igihe ubuturo bwera bwashenyutse. Ubuturo bwera bwubakwa bwa mbere na Mose mu Kuva 25 Imana yamwerekaga, yarabwiye ngo ngiye kukwereka ubuturo bwera bwo mu ijuru, ubwubake ukurikije icyitegererezo cy'ubwo mu ijuru. N'andi magambo, ubwo mu isi cyari igishushanyo cy'ubuturo bwera bw'umwimerere bwo mu ijuru. Ubwo buturo bwera Abisirayeli bubatse bari mu butayu bwarimukanwaga, ntabwo ko yari mobile house. Bamaze kugera i Kanani, umwami Salomo yaje kuza kubwubaka. Amaze kubwubaka hari igihe bwasenyutse. Bumaze gusenyuka, busenywe n'umwami Nebukadinezari, burongera burubakwa. Bwubatswe mu buryo butandukanye. Bwa mbere habanza bita Zerubabeli, ariko nyuma biza kuza kurangira bwubatswe n'izina ryari Ezira ndetse na Nehemiya. Ubu buturo bwera bwubatswe n'aba ngaba nibwo Yesu Kristo yasanze ku isi bugihari. Ubu buturo bwera bwubatswe na Nehemiya, Zerubabeli ndetse na Ezira bwaje kuza kurimburwa muri 70 nyuma ya Yesu Kristo, burimbuwe n'umujenerali w'Umuroma. Ariko ahangaha ibiri kuvugwa ahangaha, kurimbuka k'ubu buturo bwera ntabwo ari ubuturo bwera bwarimbuwe na Titusi. Oya, kuko icyo gihe burimbura Yesu Kristo yari amaze kujya mu ijuru, kandi ubuturo bwera bwo ku isi bwari butagifite agaciro. None ubuturo bwera bwavugaga ahangaha, aka gahembe kasibanze n'ubundi. Uyu hejuru wabyanditse kurwa y'ihene bwari ubwami bw'Abagiriki. Ubwami bw'Abagiriki bwari buyobowe n'umwami bitaga Alexander Rogala. Alexander Rogala amaze kwigarurira isi, ngababazwa n'uko nta handi ku isi hari yabasha kwigarurira. Yari yaratwawe n'intambara, ariko aza kuza gupfa yishwe n'inzoga cyane, niko amateka avuga. Noneho Alexander Rogala amaze gupfa, asimburwa n'abajenerali be bane bitaga Cassander, Symmachus, Seleucus na Ptolemy. Ariko nabo ntabwo bamaze igihe kirekire, baje kuza kurimburana. Hasigaraho bita Ptolemy na Mutari Symmachus. Ntabwo ari gushaka kugindamo. Umwe muri abo ngabo niyo baje kuza gukomokamo n'ingoma y'Abaroma, ariyo agahembe gato kaje kuza gusamika aho ngaho. Ingoma y'Abaroma irimo ibika bibiri, Roma pagani na Roma Kristo, cyangwa se Roma pagani y'Upapa, niyo yaje kuza kwibasira ubuturo bwera. Yabwibasiye gute? Bahereye ku gicaniro cy'ibitambo. Igicaniro cy'ibitambo, uburyo bwo kwihana kwizera igitambo cya Yesu Kristo, babukuraho bashyiraho kubatura ibyaha wicaye mu ntebe ya Pentekoste. Ubundi buryo ahangaha muri Daniel 8 bavuze ngo kuko igicumuro kinyagisha. Ubusanzwe kugeza kuko igicumuro kinyagisha. Igicumuro kinyagisha ni izindi nyigisho zihabanye n'inama y'agakiza. Bajya ku gikarabiro, umubatizo bashyiraho umubatizo murabuze. Bajya ahera, baravuga ngo ijambo ry'Imana agomba kubyigishwa na ba bandi muzi. Gusenga atuzanyuza usabe umuntu agusabire. Waturira umuntu, ibiri byiza kuba kwaturira abantu. Oya, kwaturira Imana. Gusaba umuntu wapfuye bagusa agusabire. Ubwo igicaniro cy'ibibazo gikuweho. Noneho bajya hera cyane, bajya mu isanduku y'isezerano, bakuramo amategeko. Itegeko rya kane bararigirira, ndetse itegeko rya kabiri rizajya gukora ibishushanyo no kubiramya barikuramo, maze bafata itegeko rivuga kwifuza barigabanyamo ibice bibiri kugira ngo aba amategeko 10. Nguko uko ubuturo bwera agahembe kabusimbana. Ariko kamaze kubusimbana, Imana ntabwo yacecetse. Daniel 10. Daniel 10 igice cya 11 mbere ku murongo wa 30. Ariko turasoma mbeya, turasoma turayerana ngo ni koko noti bihende. Daniel 11 umurongo wa 30 tuhereye be ya ni koko azasubira
abaca mu isezerano bazabemesha kugira iki? Kubasheshenga. Ariko abantu bazi Imana aribo mutinda, ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakora iby'ubutwari. Amen. Abantu bazi Imana yabo, kumenya Imana ni iki? Kumenya Imana ni ubugingo buhoraho. Yohana 14:3. Dore niho havuga yuko dore ubundi bwo bugingo buhoraho ko bakumenya rero, ko bakumenya ko ari Imana y'ukuri kandi bakamenya na Yesu Kristo uwo watumye. Kumenya Imana ni ubugingo buhoraho. Ariko abantu bazi Imana bazakomera bakora iby'ubutwari. Aba bantu bazi Imana ni abagorozi. Uhereye ku mugorozi wa mbere, intambara ikomeye n'ukuntu ivuga Yohana Wycliffe, umugorozi w'umwongereza, yaravuga ngo yari inyenyeri yo mu bucaca. Ndaje ndababwira icyo Imana yamukoresheje igashyiraho ikintu yamukoresheje kugira ngo ubuturo bwera bwongere kububakwa. 33. Kandi abanyabwenge bo mu bantu bazigisha benshi, ariko hazabaho igihe kirekire bicwa n'inkota n'umuriro bajyanwa n'imbohe. Nibava muri ibyo byago bazabona gufashwa buhoro, ariko benshi bazifatanya nabo babariganya. Kandi bamwe muri abo banyabwenge bazicwa kugira ngo bacishwe mu ruganda batunganywe bere kugeza igihe cy'imperuka, kuko izaba igitegereje igihe cyategetswe. Aba bagorozi barishwe, ariko mu kwicwa kwabo bakaboneka abandi bantu babasha kwizera. Reka turi kugana ku musozo. Ubuturo bwari bumaze gusibangwa bumuzwe n'agahembe gatoya, ari by'ubutegetsi bwa Roma bwasiribanze. Ubuturo bwera bugere ku gitambo, ku gicaniro cy'ibitambo, kugera ku isanduku y'isezerano. Imana yakoresheje abanyabwenge no kwita abagorozi bagenda barisobarinda buri mugabane wose w'ubuturo bwera. Niba ngiye kubabwira mu 1300 Imana yakoresheje umugorozi w'umwongereza witwa Yohana Wycliffe. Ibyanditse mu ntambara ikomeye. Bibiliya yari imaze igihe kirekire yarahishwe, bamwamuriza ko Bibiliya yigwa mu rurimi rutumva n'abantu bose. Imana ikoresha umugorozi w'umwongereza Yohana Wycliffe asobanura Bibiliya yose mu rurimi rw'Abongereza. Ubwo yashubije iki? Ameza y'ibiti. Mu 1300. Mu 1500 uriya muteri we yavutse mu gihe bari kwambukiranya ibinyejana. Yavutse mu 1400 bari kwambukiranya ibinyejana. Ariko mu 1517 muzi ibyo yakoreshejwe n'Imana, amanika amahame 95 avuga amakosa ya Kiliziya Gatolika, ndetse anavuga n'ukuntu ibintu byakosoka. Amahame 95 ayamanika ku Kiliziya y'Igitare mu Budage. Mu 1500 Imana yakoresheje Ruteri, maze ibi byanditswe byera abona yuko tugomba kwicara mu ntebe ya Penetensiya dusaba abantu kugira ngo batubabarira, abo tugomba gusanga Yesu Kristo no kwakira ibyaha byacu. Ubwo Ruteri yasoje iki? Igicaniro cy'imihango. Nanone mu 1500 muri icyo kinyejana Imana yakoresheje umugorozi w'Umufaransa Yohana Calvin. Yashinze itorero ry'Abapresbyterienne. Uyu nguyu yari afite umutwaro w'amasengesho. Yabonaga ko kugira ngo umuntu wapfuye bagusabire akumva ni ibintu bidahagije, akumva ni ibintu bififitse. Yumva ubwo yakwicara imbere y'Imana akayungurura umutima we. Abona yuko umuntu agomba gusenga Imana nta wundi muntu ubanje guhagarara hagati. Ubwo Yohana Calvin yashubije iki? Igicaniro cy'imihango kivuga amasengesho. Nanone mu 1600 Imana yakoresheje umugorozi w'umwongereza John Smith. John Smith yashinze itorero ry'Ababatista. Yari afite umutwaro wo kwigisha abantu gusobanukirwa n'umubatizo w'ukuri, ari wo kwibizwa, batizo, kwibizwa. Umubatizo w'ukuri umwami wacu yabatijwe kandi ufite igisobanuro mu buryo bw'umwuka.
Yohana Smith yagabiyeho igikaraga cyangwa se umubatizo. Mu 1700 Imana yakoresheje umugabo w'umwongereza nanone ariko yaje gutura muri Amerika, John Wesley. Niyo bashinze itorero ry'Abamethodiste, ari naryo Ellen White yari arimo mbere y'uko baba Ababatiste, Abamethodiste. Uyu yari afite umutwaro wo kuvuga ubutumwa ku isi hose, yumva asa nkaho isa ifitiye umwenda. Uyu nguyu John Wesley yasubijeho igitereko cy'amatabaza, kubwiriza ubutumwa kuba umuco w'isi. Aha, igisigaye ni iki? Isanduku y'isezerano. Isanduku y'isezerano ubwo tugeze mu 1700, itsinda ritoya, itsinda ry'Abadivantisiti wa karindwi, itorero ry'umwihariko ridasanzwe, Prophetic Church, nk'uko riri mu byakozwe mu Byahishuwe cya 12 umurongo wa 17. Ikiyoka kirakaza wa mugore ndetse n'abo mu byaro bwe bitondera amategeko y'Imana, bakagira guhamya kwa Yesu. Kandi guhamya kwa Yesu nk'uko mu Byahishuwe cya 19 umurongo wa 10, guhamya kwa Yesu nk'uko Yesu. Myani magambo ni itorero rifite roadmap, bizi byarangiye, bizi bigiye kujya. Imana ikoresheje itsinda ry'abamileli babwirije mu 1833 babwiriza imyaka 10 ko Yesu Kristo agiye kugaruka, kubera yuko bari bamaze kubona ibimenyetso byerekana ko Yesu agiye kugaruka nk'uko byanditswe muri Matayo 24. Ibyo bimenyetso navugamo bibiri ni igishyitsi cyangwa se umutingito wabaye mu murwa mukuru wa Portugal, Lisbon, ndetse n'inyenyeri zaguye muri Amerika zaguyeyo, bituma bakanguka cyane bihatira kwiga ibyanditswe byera. Muri Amerika habwirije uwo bita Millet, muri Amerika y'Amajyepfo mu mujesuiti baza kuza guhinduka witaga Emmanuel Gakunza. I Burayi habwirije abana b'Abanyasuwede, naho impamvu habwirije abana ab'Iginama ariko bazabisobanukirwa neza nuko bari baraciye iteka yuko nta muntu ibijyanye na Daniel Byahishuwe bitagomba kwigishwa abantu bakuru. Noneho abagorozi bafata umwanzuro wo gushyiraho amashuri, noneho abana b'abo bantu baza kuza kwiga bakabigisha ubutumwa bwa Daniel Byahishuwe. Bituma ibimenyetso biri kugaruka, biri kwerekana ko Yesu azajya kugaruka bibwirizwa n'abana. Ariko abo bana babibwirije Abanyasuwede bafatanyije n'Umuyahudi baje kuza guhinduka witaga Joseph Wolf. Uyu yabwirije i Burayi, abwiriza muri Afurika ndetse no muri Aziya kuko Kristo agiye kugaruka. Abo babwirije ubutumwa bwa marayika wa mbere buvuga ngo nuba Imana muhire, kubera ko igihe cyo gucira isi urubanza gisohoye. Iri tsinda ryaje kuza gusoza mu 1844. Mu 1844 iri tsinda ry'abantu 50 baratangiye ari benshi, ariko mu myaka iri imbere mu 1846 nibwo bavumbuye isabato ivumbuwe n'umuntu bitaga Joseph Frates, niba nibuka neza. Bavumbuye isabato ubwo bari bashyizeho iki? Isanduku y'isezerano. Kugira ngo mubyumve neza, siwe muri Daniel igice cya 12. Mwumva uburyo twavutse mu gihe cyiza, ariko Imana idushoboze kwita ku byo Imana yaduhishuye. Daniel igice cya 12, Daniel igice cya 12. Turahera ku murongo wa 11 turasoza ku murongo wa 12. Turasoreza ku murongo wa 12. Uhereye igihe igitambo gihoraho kizakurirwaho bagashyiraho ikizira cy'umurimbuzi, hazacaho iminsi 1290. Hahirwa uzategereza akageza ku minsi 1330. Mufate telefone mufungura ako karikireta zero. Umurongo wa mbere wa 11 aravuga ngo uhereye igitambo gihoraho
bashyirwaho ibindi byabaye muri 508 nibwo ibyo bintu byakozwe. Fata 508 uteranyeho imyaka 1290 cyangwa 1290, mubonye 1298 nibwo akarengane ku isi kose kahagaze. Ariko karahagaze ibintu byose by'ubuturo bwera, abantu barasobanukiwe umubatizo w'ukuri, abantu barasobanukiwe igitambo cya Yesu Kristo, abantu barasobanukiwe ameza y'imitima 12, barasobanukiwe ko kwiga ijambo ry'Imana batabasha kwigishwa n'undi muntu uwo ari we wese, barasobanukiwe ko kubwiriza ubutumwa bidakozwe n'umuntu umwe wategetswe n'itorero. Kandi ikindi barasobanukiwe ko umuntu agomba gusaba Imana, agasenga Imana atabanje kwiyamaza abatagatifu. Ibyo bari baramaze kubisobanukirwa, barabibwiwe na Bibiliya, ariko ntabwo bari bagasobanukirwa amategeko y'Imana. Niyo mpamvu ku murongo ukurikiyeho havuga ngo hahirwa uzategereza, umva ayo magambo, hahirwa uzategereza kugeza ku iherezo ry'imyaka 1335. Fata iyo myaka 1335 uyiteranye ku myaka 508. Murabona imyaka ingana iki? Murabona 1843. Muri icyo gihe hari iki? Uriya ni umwaka itsinda ry'abantu ariho Barinabati n'abandi bantu n'umugabo we na Medison Joseph Batesi n'abandi bari biteguye kugaruka kwa Yesu Kristo. Uriya bari biteguye kugera mu mwaka w'itorero ry'Abadivantisiti wa karindwi, intangiriro y'itorero ry'Abadivantisiti wa karindwi. Itorero ryabayeho mu gihe bari bafite ibyanditswe byera byose, nta na kimwe babuzemo. Niyo mpamvu bavuga ngo hari uzategereza akageza ku iherezo ry'ino myaka 1335. Ese ko tubayeho mu gihe dufite ibyanditswe byera byose, dufite ubuturo bwera bukaba bwose tubufite, ubusobanuro bwabwo tukaba tubuzi, mbese igitero gikaze ku buturo bwera ntabwo cyaba cyaratugabweho? Ubu ngubu ugasanga imigabane y'ubuturo bwera we ntahagaze imwe n'imwe, hari yabashije. Ndasaba kugira ngo saba Imana ajye yisabira kugira ngo yaba igicaniro cy'ibitambo, yaba igikaraniro, yaba ameza y'imitima 12, yaba igitereko cy'amatabaza, yaba igicaniro cy'imibavu, yaba isanzwe ry'isezerano, byose mu mitima yacu bihagaze neza. Reka dusome igitero gikaze Satani ari kugaba kuri torero rya kane ryabayeho mu gihe cyavuzwe ngo hahirwa uzategereza. Inyandiko z'ibanze paje 210. Turebe igitero gikaze kiri kutugabwaho ariko ntitubimenye. 210. Umutwe w'amagambo uravuga ngo gukunda no kurarikira ubutunzi. Inyandiko z'ibanze paje 210. Haravuga ati nabonye ko Satani yategetse abamarayika gutega imitego yabo, cyane cyane abari bategereje kugaruka kwa Kristo, kandi bagakurikiza amategeko yose y'Imana. Siko tutse hari n'itorero rikoze amategeko y'Imana yose usibye. Nabonye Satani yategetse abamarayika gutega imitego yabo, cyane cyane abari bategereje kugaruka kwa Kristo, kandi bagakurikiza amategeko yose y'Imana. Satani yabwiye abamarayika be ko amatorero asinziriye. Satani yabwiye abamarayika be ko amatorero asinziriye. Satani yajyaga gukaza umurego, akongera n'ibitangaza n'ibinyoma bye, bityo bigatuma abasha kubaherana. Yaravuze ati ariko agatsiko k'abubahiriza Isabato twanga, kuko bakora ubudatuza
itigeze ikoresha amafaranga yawe, ariko ishima yuko njye nawe tuba abafatanyabikorwa mu kwagura ingoma ya Kristo. Uko abayoboke ba Kristo bazegura ubutunzi buza mu murimo we, niko bazarushaho gusenya ubwami bwacu badutwara abayoboke bacu. Bakarumva kumva uko abayoboke ba Kristo muri Satani kubwira ni inama iri kuba ari kubwira abamarayika be yagushije. Uko abayoboke ba Kristo bazegura ubutunzi buruseho mu murimo we, niko bazanarushaho gusenya ubwami bwacu badutwara abayoboke bacu. Uko bategura amateraniro ahantu banyuranye, uko bategura amateraniro ahantu banyuranye, niko badushyira mu kaga. Ako ni ka gatsiko kitondera amateka kabayeho mu gihumbi kimwe magana inani mirongo ine na kane, kasubije isano kwisezerano. Satani arakaga ateza abakagize kugira ubugugu bw'ubutunzi, bakanga gushyira amafaranga yabo mu murimo w'Imana. Muri kino gitabo baravuze ngo abantu bazaga gushyira amafaranga mu murimo w'Imana kugira ngo bakore umurimo w'Imana, ngo mu gihe cy'akaga ngo ubwo butunzi banze gushyira mu murimo w'Imana ngo buzamera nk'umusozi ugiye kubagwira. Niba bishoboka muteze umuvurungano n'urujijo. Niba bishoboka iyo tugeze muri bino bihe, akenshi Satani ateza umuvurungano n'urujijo, abantu ntibasobanukirwe. Musenye urukundo bakundana hagati muri bo, mukinanye kandi mukure imitima abagabura babo kuko tubana. Mukure imitima abagabura babo kuko tubana. Mushyire inzitwazo zumvikana zose imbere y'abafite ubutunzi kugira ngo babugundire. Nimubishobora mutegeke ikijyanye n'amafaranga cyose, maze bitume abagabura babo bagira kurarikira no guhangana. Hari igihe cyo kubona ko pasiteri ugasanga ngo ari ibintu yagiyemo mpaka, hari igihe biterwa n'uko utigeze utanga icya cumi cyangwa gituma atajya muri ibyo ngibyo. Igitero gikaze ku muturage. Nimubishobora mutegeke ikijyanye n'amafaranga cyose, maze bitume abagabura babo bagira kurarikira no guhangana. Ibi bizaca intege umurava n'ishyaka byabo. Murwane uko mushoboye kose, mutume kwifuza no gukunda ubutunzi bw'isi biba ari byo biyobora imico yabo. Igihe cyose bazaba bayoborwa n'iyo mico, agakiza n'ubuntu bizarwanira. Mu gihe cyose bazaba bayoborwa n'iyo mico kugundira, agakiza n'ubuntu bizarwanira. Aya makuru ntabwo yashyushye, ariko turaburiwe kugira ngo tubashe gukoresha ubutunzi bwacu neza, tubike ubutunzi bwacu neza. Amagambo asoza ari ku paji ya 90 mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze n'undi gusoma, paji ya 90. Paji ya 90 niyo ngiye gusorezaho muri kino gitabo inyandiko z'ibanze. Nabonye uburyo ubushukanyi bwari buri gukwirakwira ku muvuduko munini. Neretswe igare ry'umwotsi rirerire cyane ryagendera ku muvuduko w'umurabyo. Marayika yarasabye kwitegereza nitonze, nahanze amaso iryo gare. Byasaga naho isi yose yari iri muri iryo gare ku buryo nta muntu n'umwe wari wasigaye. Marayika yaravuze ati, bahambiye mu miba igiye gutwikwa. Maze marayika anyereka uwari utwaye iryo gare wasaga n'umuntu mwiza w'igikundiro, kandi abagenzi bose bari bari muri iryo gare bamuhanze amaso ndetse bakanamwubaha. Nahagaritse umutima maze mbaza umumarayika banyoboraga uwo wari utwaye iryo gare uwo ari we. Aransubiza ati, ni Satani. Satani niwe utwaye iryo gare yigize nka marayika w'umucyo. Yigaruriye abatuye isi, yigaruriye abatuye isi, birunduriye mu bushukanyi bukomeye kugira ngo bizere ikinyoma bityo barimbuke. Uyu mukozi umukurikiye mu cyubahiro, ni umuhanga ushinzwe kwita kuri iryo gare. Ibyahise 13. Ikiyoka kihaguruka, nuko mbona inyamaswa yica ihabwa ubutware, ubwami n'ubushobozi. Ikiyoka kirahaguruka ari nde? Satani.
nuko inyamaswa irica. Inyamaswa y'imyaka 10 yaturutse mu nyanja, muzi ubusobanuro bwayo. Ingoma ya Roma mu migabane yayo ibiri. Uyu mukozi ushinzwe kwita kuri iryo gare, ngo hari umukozi ushinzwe kwita kuri iryo gare, ni umuhanga ushinzwe kuryitaho, naho abandi bakozi bakurikiyeho bakoreshwa imirimo itandukanye nk'uko agenda bakenera, kandi bose bagenda ku muvuduko w'umurabyo bagana ku ijuru. Ariko hari ibyiringiro, isashiri hari ibyiringiro. Aya magambo niyo ngiye gusorezaho. Ndasaba buri muntu wese uzabarizwa muri kano gatsiko gatoya kitondera amategeko y'Imana, kanihishwa no kubona umurimo w'Imana udakwira ku isi hose kugira ngo Kristo agaruke. Nabajije marayika niba nta muntu n'umwe usigaye, yansabye kureba ku rundi ruhande, maze mbona itsinda rito ry'abantu bagendaga mu nzira ifunganye, bose bagaragara nk'abantu bashyize hamwe rwose, bomatanyijwe n'ukuri, bakoze amatsinda, bagendaga nk'abantu bashyize hamwe, bomatanyijwe hamwe, bakoze itsinda. Marayika yaravuze ati, marayika wa gatatu ari kubateranyiriza hamwe, kandi akabashyiraho ikimenyetso, bagakora imiba izajya mu kigega cyo mu ijuru. Iri tsinda rito ryagaragayeho ibimenyetso by'imiruho bisa naho ryanyuze mu bigeragezo bikomeye ndetse n'intambara. Iri tsinda risa naho ryagaragaragaho ibimenyetso by'umuruho, ariko nubwo bwose bakoraga mu nzira ifunganye, bemerwaga n'ijuru. Yesu ashimwe. Indirimbo ya 349. Nabonye umuntu unaniwe. Reka tubasome icyo ndimo sura n'igitero kimwe, ubundi dusoze. 349. Nabonye umuntu unaniwe kandi agenda yihanganye, yikoreye umusaraba, nyamara ntabwo yari yihebye. Imibabaro iba myinshi, ariko uwari wihebye mubaza ikimuha intege, maze ati nuko mfite ibyiringiro. Yesu ashimwe. Nubwo tunyura mu nzira ifunganye iyo nzira igana ku kigo, kandi